wowe ndi kure wifashe gutya wowe gasaha baturutse he wowe Kanombe Kanombe sanusengera hano cyane ubwa mbere bwa kane nigeze gusengera yego aransengeye warakize oya uzima mudakira oya Imana nta muntu yikeza abami babiri gira umuntu muri Kongo niba ushaka ko Imana igutabara uyu munsi erura Yesu ahagararane nawe gusa umva impamvu udakira Imana yambwiye ngo hari imiti ufite mu rugo iri mu gashashi mu cyumba cyawe ugomba kubanza kwita irahari cyangwa ntayo irahari none uracyayimaze iki kubera kubabara umuntu ajya kwivuza impande zose Imana si gukikora Imana ikora ikintu kitazagira umuntu n'umwe ikitirirwa kugira ngo bamwe batazavuga ngo ni twebwe Imana igiye kugukorera igitangaza abantu batazigera biyitirira uranyumva kandi reka nkubwire bana rakuboshye ntushobora gushaka gusengera Imana iguha urugo yego cyangwa urarufite oya ndarushaka urarushaka yego shaka umugabo ndamushaka ndamushaka katuzamura ibiganza twinjire mu mwanya gusa aho uhagaze ndashaka kukubwira ibintu bitatu niba ushaka kubohoka uyu mwana ubuzima bwawe ubanza ubuhereze Yesu Imana ntikunda abantu bayikeza abami bangahe igihe cyose ukikishingikirije ku miti y'abapfumu Imana iravuga iti umunsi byagucanze niba uzanshaka abantu bafite abana mutwihanganira kandi hari abantu bagiye kubohoka bari hano bafunze ubukwe bwawe bisha akazi kawe ufite amahembe araragutera mu ijoro iyo uryamye urara mu nzozi z'abapfuye gusa Shelemo talabeli ya saida Todera beli ya sagida Pekida salimo ndabona abantu bagiye kubohoka muri uyu mugoroba wowe wifashe mu gahanga nibo ndareba Imana igiye kubohora ubuzima bwawe zamura ibiganza dusenga Imana vuga ngo Yesu ndashaka kubohoka buri ndwara yose igenda mu mubiri wanjye ninde kure wa mahembe we ndekura Satani imbere y'iterambere ryanjye wagiye wica amahirwe menshi uyu mugoroba ni finali nambaye agakiza mwami Yesu ngwino umbere ingabo ngwino umbere insinzi naringwaniriye birananira ndabona nandi nabona igisubizo keneye wowe kugira ngo ntabare mu izina rya Yesu amen hanyuma ukizamuye ibiganza byawe tugiye kwinjira mu mwanya w'amasengesho ese wizeye ko ugiye gukira iyo ndwara aho ngaho uhagaze ngiye kuhereza umuriro w'Imana hari ibicaniro by'abarozi bigiye gusha hari imbaraga z'abapfumu zigiye kugenda uwo murozi urarukuroga agiye kugenda ibyo birara bikuvugiramo bigiye kugenda ubwo bukwe bwawe bishe bugiye kugaruka tangira usenge winjire mu masengesho ndahamagara imbaraga z'Imana uyu mugore najya Yesu ndahamagara ubutware bw'Imana remosete ketaba ndasenya ibicaniro by'abarozi ayo mahembe nakureke ibyo bitegano nibikureke gize imbaraga z'Imana umuriro w'Imana uhagaze mahindi y'umuriro w'Imana ndasenya ibicaniro by'abarozi ndasenya ibicaniro by'abapfumu ndasenya ibicaniro by'abarangizi hamagara imbaraga z'Imana hamagara imbaraga z'Imana ndabona kubohoka uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana uwo ni umuriro w'Imana ayo mahembe nakureke abo bapfumu nibakureke ayo marozi nagende hamagara imbaraga z'Imana hamagara imbaraga z'Imana ndabona abantu bagiye kubohoka ndabona abantu bagiye kubohoka ndabona abantu bagiye gusezerera indwara riya kata ya bosekete riya matandala bosi ya ibyo bigenda mu nda yawe ibyo bigenda mu maguru yawe ayo mahembe nakureke ayo mahembe nakureke ayo mahembe nakureke uwo muriro w'Imana uwo muriro w'Imana uwo mu nda yawe uwo mu mugongo wawe uwo mu maguru yawe urahiye dayimoni urahiye dayimoni urahiye dayimoni turagutera mu birindiro byawe rakata yakata
riyakataya basata riyakataya ba. Ndabona abantu bagiye gukira umutwe, ndabona abantu bagiye gukira amaguru, ndabona abantu bagiye gukira mu nda. Ayo mayamba agenda mu gituza cyawe, ibyo bipfukira mu nda yawe. Protokole mube maso, hari abantu bagiye kubohoka, hari abantu bagiye kubohoka. Rakatakata riyakatakata. Urahiye 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 urahiye. Shalala tolebos. Urahiye. Ibyo bigenda mu maguru yawe, ndabitwika iyo paralise, ndayitwika iyo diyabete, ndayitwika iyo ubaterure mubazane. Rakatakataka riyakatarabase. Urahiye 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 urahiye. Rekura 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 rekura. Riyakataya babasa rakatondere bosiata riyakataya bo. Umva mu izina rya Yesu Kristo. umva gatoya, nta muntu ukeka kwafotora. Murimo muranyumva? Tugeze mu mwanya wo kubohoka. Abantu bagiye gukira indwara, nta muntu n'umwe wemerewe gufata telefone ngo afotore. Ngira ngo murimo muranyumva? Abantu bagiye kubohoka. Amarozi bakoherereza batwikire, uyu mugoroba agiye kugenda. Imyuka mibi bakoherereza, uyu mugoroba igiye kurangira. Rakatakata sakete. Protokole mujyemo hari inyuma. Ndabona abantu bagiye kubohoka, ndabona abantu bagiye gukira, ndabona abarozi bakira, ndabona amayembe agiye kugenda. Zamura ibiganza agiye gusenga. Rekotakata. Uyu ni umugoroba wo gukira, ni umugoroba wo gukira, ni umugoroba wo gukira amarozi. Ya rakatakataka remokete setebos. ubwoko bwawe, Izo mbaraga ziragenda, izo mbaraga ziragenda. Ayo mayembe aragenda, ayo marozi aragenda. Ndabona umuriro w'Imana, ndabona abantu bagiye gukira ibisazi, ndabona abantu bagiye gukira kanseri, ndabona abantu. Shiza Jehova Rafa, bohora Jehova Adonai, bohora Jehova Rafa, bohora ubuzima Bana bwawe, Mana, bohora muzamura ibiganza byawe. bohora Mana. Aho uhagaze ndabona abantu batatu bagiye gukorwaho, ndabona abantu batatu bagiye gukorwaho, ndabona abantu batatu bagiye gukira amahembe. Keketekete ketakata shabasta teremota semakata ramataka shemasabete okitarimo. Thank you Father. Vuga ngo Yesu, Yesu ndashaka gukira. ndashaka gukira. Ndumva ngiye gusengera abantu bakabohoka. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Twongere tuzamure ibiganza. Haleluya. Ndabona hari ibicaniro bari baragushizeho bigiye kugenda. Ndabona hari amahembe bari baragushizeho agiye kugenda. Hari bariyeri bari barashize imbere yawe kutazarenga. Uyu mugoroba ugiye kuyirenga. Wari uri ku ilisite yo gupfa uyu mwaka 2026 uzayirangiza. Buri ndwara yose wagejeje hano igiye kurangira. Vuga ngo indwara yose ngendana nayo ndayisiga hano mu nzu y'Imana. Indwara yose ngendana nayo ndayisiga hano. Anamankaramos betesto beke. Ngiye kwinjira mu mwanya wo gusengerwa. Sema talamo zekibe netondere. Mu izina rya Yesu. Ndabona Mwuka Wera arimo aragendagenda muri teraniro. Indwara zananiranye zigiye gushigwa iherezo. Indwara yose wagendanaga nayo uyu mugoroba ugiye kurangira. Mu izina rya Yesu. Shamele gloria vas. Vuga ngo Yesu, Yesu ndashaka gukira uyu mwanya. ndashaka gukira uyu mwana. Ndambiwe igisuzuguriro. Ndambiwe igisuzuguriro. Wangwara we, wandwara we, rekura umubiri wanjye. umubiri wanjye Wanteye kenshi. wanteye kenshi. Uyu mwanya ndashaka kugusezerera.
mwinshi. papa uwo mupapa naze hano bana bantu ngiye kubasengera. Uraho neza? Witwa nde, waturutse he? Nitwa Sindega Matano, nkomoka mu karere ka Nyamasheke. Nyamasheke. Nagusengera Imana. Gusengera Imana. Yego yego. Ndabikeneye cyane. Imana irambye ngo uri mu buzima bushaririye butoroshe. Uyu munsi tuvugana hano mu mujyi wa Kigali, nta nakazi ufite umeze nk'inzererezi, uraho ngaho nta kintu urebe no kugira ngo urye papa, ni amahirwe y'Imana. Vuga ngo uyu mugoroba ngiye gusohoka mu bicaniro by'ubwiza. Usengera Imana iguha akazi. Madame ari he? Iwanyu ndi kuhareba, hari ahantu ndi kureba wakundaga kwicara. Uranega amatwi? Aho hantu wakundaga kwicara, ndabona umuntu wagufatiye aravuga ngo ntacyo uzageraho. Nabonaga uri gukurura ikoroshi mu ndodo mu nkweto, nkabona uri muradoda. Mbona umuntu aravuze ngo uzahora muri ubu buzima nta uzigera ukora. Wakoraga iki? Nadodaga inkweto. Wadodaga inkweto. Vuga ngo uyu mugoroba ngomba kubohoka mu izina rya Yesu. Vuga ngo ngomba kwakira akazi. Ngomba kwakira akazi mu izina rya Yesu. Buri muntu wese ubaye uri hano, reka nkubwire, ingwara wazanye uyu mugoroba ni finale. Vuga ngo uyu mugoroba ni finale. Iyo ngwara yawe ni finale. Iyo diabete yawe ni finale. Iyo marozi yawe ni finale. Ibyo bigenda mu maguru ni finale.